mama twakoranye igice cya mbere cy'ubuhamya bwiwe bw'ubuzima, ubu rero twagarutse mu gice cya kabiri. Ntabwo biba byoroshye kuvuga ubuzima bwawe ubayemo bwa buri munsi, ubuzima waba waraciyemo, rimwe na rimwe bisaba, hari igihe bizamura amarangamutima. Ubu rero twagarutse mu gice cya kabiri, agiye kutubwira ukuntu noneho yahuye n'undi mugabo wa kane, ukuntu nawe yaje kumubera uwo yitaga nk'aho agiye kumubera ubuzima bwiza, itangiriro rye ryiza ry'ubuzima. Twumve nawe ukuntu byaje kugenda. Ese Rida bitese? Ndaho ndashima Imana. Nyuza museke sheri. Cyane ndasetse nabigenza. Nyuza museke kuko nkunda kwitera morale kuko burankunda no gusetsa ubundi. Umva jya wisekera kuko ntabwo atari njyenyine pe kandi byumva ntabwo ubuzima buri gucamo bari we muntu wenyine kandi sinawe wa mbere abafite ibikomere barahari cyane kandi byinshi birenze buri wese afite ibye nyine ni no kwisiteye ukwihangana. yego twagarutse rero ngatubwira ukuntu umugabo wa kane mwaje guhura. umugabo wa kane nyine nawe yaje nk'uko nk'abandi ari umuntu uje nyine wari umaze wari ukikora hahandi Kimironko. Oya urumva ugikorera hamwe ku Gisimento wacurizaga imyenda utaha Kimironko ntaha hariya mu Gihogere mu Gihogere nataga mu Gihogere hari ujya Nyabisindu. Yego aza kumbona urumva ni nawe maze kwiyuburura ameze nk'agakumi arantereta ase n'ubu ngubu wari ugira ngo ntagucika mu ijambo nani wa murumaze kunshajisha nabi biragoye gusa nyine umuntu agenda yamurare akagenda yikansoringa. Kenshi nkunda kwikansoringa uretse ko ngira n'abantu banganiriza bakampumuriza kandi ikindi nkabona ko ari ku isi iteye atari nyange nyine ku isi buri wese afite uko ari guca mu buzima butandukanye. ubwo nyine yaraje abana banjye urumva bari bamaze kuba bakuru. uri kumwe na wundi wa gatatu? ndi kumwe na wundi wa gatatu. babandi baracyari kwa papa wabo? babandi uri kumwe n'uwa gatatu nawe n'uwa mbere? uwa kabiri ari kwa papa wabo? kwa papa wiwe? uwa kabiri ari kwa se n'ubundi. akenshi hazaga kundeba mu biruhuko. nuko akaba ari umwana rero nkaba nagiraga abana bakunda tenisi. Kamikazi yakundaga tenisi bazaga mu kiruhuko yabaga akenshi yajyaga kuri stade. akajyana no muri umunawe nanone tena. mukuru wabo we ntiyakundaga kubisamaramo yabaye hari umwana wigunga asifatiye no kwiga biranga. akajya yica akamwatima papa yaranyanze akajya none ndakarazi kari njye wabigizemo uruhare. ariko muri ubwo buzima najyaga nkunda kujya ahantu hari Siberi Cafe nubwo ntize nkegera nk'abantu nkavuga wamfashije nkabona nk'ifoto ya se umwana wanjye ngira nkayimwereka nubwo se yakwanze ariko ariho. yenda ushobora kuba igihe nzaba ntakiriho nshobora gupfa ariko ifoto ye ni uyu yitwa amazina ya nayo sinzi amazina niba nayavuga si ngombwa. ubwo arumva umwana ubwo nyine abana nari ndi kumwe n'abana batatu urabyumva. batatu nari ndi kumwe n'abana batatu. ukuyemo wa undi wabaga kwa papa wiwe? nari ndi kumwe n'umwana wanjye wa mbere uwa kabiri ari kwa se uwa gatatu niyo twari turi kumwe. ubwo umusore araje akajya akunda kujyana abana banjye nyine kuri stade akabigurira utuntu mbega nanjye ukabona ko anyitayeho. mbona nyine ko ubuzima bugiye guhinduka nuko kuzunguza bigiye kurorera kuko urumva gukora akazi ko guhangana na leta bamfunga ubwo bajyanaga kwa Kabuga ugasanga abana banankurikiranyeyo baje n'amarira urumva mu abaturanyi ndakaba ari bo babamenya. nuko ndavuga ni bya byose ari kigiye guhinduka ko nabonaga ari umuntu wagira icyo ahindura ku buzima. ubwo mbanije mu rukundo nongeye kuvuga ngo nanjye nongeye guseka bazi rya ryinyo nashingaga kuri birarangiye. umuhungu anyigiraho nyine umuntu mwiza tu agira nambwira ati ko abana bawe nta kibazo kubona rwose mbasha kubitaho kuki ngiye utambyarira. vuga ariko ntabwo ari ibintu by'aka kanya. arambwira ati rero nanjye kugira ngo ngire icyo nakora nta mwana ngira mbyarira rwose numbyarira nzishima umwana wanjye nzamukunda. ndavuge ni yenda hari icyo aje arusha abandi.
ubwo ndatwita mubwira ko ntwita atangira nyine ntangira kujya muhamagara akaba yambwira ati ndi mu kazi ndi bize buretse ndaza kuguhamagara isaha mpaye bikarangira atampamagaye ntangira kuvuga yewe ni kwa kundi cya byose nawe agiye kumbera nk'abandi ndabyara maze kubyara nabyaye yaranshyize blacklist najya amuhamagara ntayafate mbega telefone nkamubura nkanakoresha iy'abandi yakumva ari njye agahita ayikupa cyangwa yatankupa akambwira ubundi wowe urashaka iki njye nimbona amafaranga nzaza kukureba bikaba birarangiye bigeraho nyine ubwo ndiyakira ndavuga ni bya bindi byanjye nyine wa muruho wanjye wo kwirerana ubwo nkomeza nyine n'ubundi nkajya njya kuzunguza uruhinja nkarusiga urumva nanatwite naragendaga bitewe nuko navuga se n'undi ko amaze kwanga kumfasha ko mbona agenda nkwepa wenda ndavuga nta kundi ndakomeza nkajya ngenda n'inda mvuga inti genda mbashe kubona ayo nishyura inzu y'abandi ese mbashe kubona amafunguro antunga n'abana ese yenda hari ibyo ahuzemo yenda nk'umuntu wabinsabye kumubyarira numvaga ko yenda azikubita agashya akavuga ati kamenye umwana wanjye ese uriya muntu namenyanye nawe afite abana muhaye indi dosiye nashyizeho uwanjye umva byarangiye gutyo na n'ubu ngubu basize ntigeze nareba umwana reka cyo kura rimwe icyo gihe mbaho ngaho mu gihogere nawe yari atuye ku Nyange nkajya mbisikana nawe gutyo rimwe ndavuga nti reka ngende kuko twaravugana kamwe ngo ntago ndabona amafaranga buretse nzaguhamagara duhure umwana wanjye murebe nta kibazo nza kuvuga ariko reka noneho forusengeye ndagenda njye kuko urumva twasaga nkaho duturanye nkajya muca avuye nko muri alimentation yari hafi yavuye gushopinga nkamubona nkagenda kumvuga ni kubera ko yambwiye ngo azampamagara tubonane nkumva nyine ko ubwo azampamagara ngeraho ndareba ndavuga ni bwa bwescoro nyine ni kwa kundi bangize nza kuvuga ariko hazamuka nkajyayo ndagenda njyayo mpageze sanga hari undi mukobwa wari uje kumureba ari ku muryango ndahingutse n'umwana umukobwa yamugezeho yahise akunda umwana aramukinisha tuno mwana ko asa na runaka sinwa kumuvuga izina ko mbona asa na runaka nabwira n'uwe ati yewe ati rero ati ntahari ati nanjye mpagaze hano ndamutegereje ati reka ze tuganire nawe nta kibazo yaraje ansanga ku muryango n'uwo mukobwa aradusuhuza aje afungura umuryango turinjira nicara nk'aho umukobwa yicara nk'aho wicaye ubwo nyine nyir'urugo yicara nk'ahariya ati bite ko nakubwiye ko nzakwihamagarira nabonye amafaranga uje gute nabwira njyewe nakomeje reba kuva ntwite umbeshya kuva mbyaye umbeshya umwana yari amaze kugira umwaka n'igice ndavuga njyewe numvaga nshaka ko ureba umwana wawe nawe akakureba kuko ntagiye umwana niyo yaba ari uruhinja abakeneye se kandi ntiwigeze ubyifuza ko umwana akubona ngo nawe umubone nta kindi naringamije cyari icyo nkivuga ngo narinzanye umwana agakura yahise amunshikanuza yaramunshikanuje ahita amutereka nk'ahariya mu mwanya yari yicayemo we arambwira ahita azana ahita amfata gutya aramfata atanjugunya hanze arambwira ati genda n'umwana wanjye ndamusigaranye ndavuga ninkomeza kumufurusa ku mujinya afite arangirira nabi ndasohoka ndagira ndavuga okay nta kundi ndagenda mba ndi mu rugo ndavuga nene impamvu bikoze kuriya arashaka yenda na Paul afite kumureba yenda aragira n'icyo akora ndaza gusubira kumufata yenda ubwo dukomeza kuvugana kuri telefone ndamubwira se none bimeze gute arambwira ati umwana ngiye kumujyana ku Gisenyi kwa mushiki wanjye ndamubwira se uramujyana mu ruhe rwego umwana ko ntamuzanye ngo ukunde umujyane kwa mushiki wawe ko namuzanye kumukwereka ibyo byarimo arambwira ati ndamujyana ntabwo umujyana arambwira ati okay ubwo byaje kugeraho ndavuga ndaje nze kumufata
arambwira ubwo niba aragishije inama mugenzi we, hari mugenzi umwe yaje kumuma kuri telefone arambwira ati rero namuganirije sanga umwana wawe adakwiye kumujyana, niba atabashije kubana nawe ahangaha nta mpamvu yo kuba yamushira mushiki we kandi uhari, ati ngwino ufate umwana. Icyo gihe se ahubwo icyo gihe yararanye nawe, ndagenda mu gitondo rwose tuvugana neza nta kibazo, yamukarabije yamwambitse imyenda, mbega umwana yishimye ubona ko ari umwana uri kumwe na se. Arambwira ati oke, ati mujyana, ati ngewe icyo nzajya mbona nzajya nkiguha. Umva byarangiye gutyo. Nanone tukajya duhura kwa kundi, tukajya duhura agahita yisaka agafata nk'ikofi akavanamo nka 5 akamata igenda, ati we nzakuvugisha ntari ko muhuye kandi ariko mu by'ukuri urumva umwana we yaramwemeraga, ambwira ati umwana wanjye rwose nta kibazo, kuko umva ari yanamuraranye yamwitaho ku magambo nyine ko byari ukumbeshya urabyumva, avuga ati kamwikize n'ubundi iriya ndushyi se igende n'ubundi sinjye wa mbere uyiteye ibibazo. Bikomeza gutyo, noneho ngeraho nyine mbona ko ari kwa kundi tu ibyo kumuhamagara nkamuhamagara bimwe akanyita bakambwira ati ndahana, hari ubwo yambwiraga ati ndi Bugande ndi hehe, nuko biza kugenda avuga n'ubwese ko ruto ndatuza ubwo nyine nkomeza kwihigira, nkajya nkora utwo turaka nkazunguza nkabivanga. Ubwo iyo naburiraga mu gusuka nabuze abakiriya nageraga nkajya Gisimenti nkashakayo nk'igihumbi cyo kurya. Iyo babaga batamfunze naragendaga nkacuruza nkataha, ariko igihe kinini ubundi babaga banyambuye nka buri kinsubizayo. Ndakomeza nkomeza gutyo muri ubwo buzima. Noneho umwana mukuru Kamikazi bite amakuru yameze? Kamikazi ubwo nyine aracyari kwa se, ndajya kumusura ku ishuri, ubwo se nawe yakomeje kubivubi, najyayo cyo kuri icyo gihe icyo gihe namusuraga atarashaka, ahubwo abana na nyirakuru, nyina wa nyirakuru wa Kamikazi, nyina ubyara papa we. Nkajya kumusura nka nyirakuru ahari, akambwira ati mwana ati gira utaha, ati cya gikoko cyanjye kitagusanga kikaguhita, kuko yarabizi ko nahansanga ari bunkubiti nzira gusura umwana. Umwana wanjye bwakaza muri vakasi kunsura Kamikazi, ariko bwakaza ari wa mwana utishimye uhora arwara, rimwe umwana akikubita hasi akamera nk'uwapfuye, nkamukoraho byatangiye mega nge nkibibona nari nzi ko ari ugupfa ko apfuye. Ariko abantu bakambwira ati umwana aguye igihumure, mbega yagwaga igihumure. Nkamujyana kwa muganga, ubwo twahamagaraga n'imodoka rwose kumutwara bakabyanga. Nkamujyana, nibuka rimwe namujyanye CH kamugejejeyo, umwana arakanguka, akangutse ati mati hano turi ni hehe? Ni kwa muganga. Abaganga barambwira ati umwana agira ikihe kibazo, ndabibabwira. Ariko ubwo maze kujya mbibona gutyo naje kubibwira sinamubwira rero nubwo umwana uri kumwe nawe, umwana mbona afite ikibazo, umwana yikubita hasi akagwa igihumure, sinzi ikibitera. Ati na hano bijya bibaho, ariko nyine urumva ntiyabyitagaho, na nyirakuru bwakabibona. None twabanje kugira ngo n'ubundi burwayi. Naho nyuma uko umwana yivuza, nzi ko hari igihe se yigeze kumujyana kumuvuza hariya mu biryo gahitwa ku muganga witwa Kagame, aramuvura. We none avuga ko ngo ari uduti tw'ubwonko tudatembereza amaraso neza. Ariko nyuma ubwo ikabwaye niho baje kumbwira bati rero umwana wawe ikibazo afite n'ikihungabana ryo mu muryango. Umwana nta kubona kuri mama we, kandi na se aba mu kazi. Icyo gihe se noneho muri icyo gihe kubera yaramaze gushaka afite umugore, umwana arahahanwa na mukase. Ise nawe nta mubonera umwanya kumuganiriza, ese nawe ntago ubasha kuba hafi ye cyane. Ndabwira ngewe mvugana nawe kuri telefone, cyangwa se rimwe na rimwe mu kiruhuko nibwo mbasha kubonana n'umwana. Rambwira rero ushobora kuba wibazaga indwara uno mwana afite, ugatekereza no kuba baramuhumanyije, dore ko mu Kinyarwanda kenshi bavuga amarozi. Ntabwo uyu mwana yarozwe. Rambwira ati ikibazo cy'uyu mwana ni ihungabana ryo mu muryango, kandi kugira ngo rishire nuko umwana mugomba kubana nka nyina, ukabana nawe ukamumenya,
ukamuganiriza nicyo kizatuma umwana ashyira ubwenge ku gihe. ubwo urumva ntabwo nabyumvaga kimwe na se ku buryo ngo nabibwira se ngo umwana ngo afite ikibazo iki n'iki, ese mwemerera umwana ze tubane, reka ntiyabyumvaga. Mbega ni umuntu witereye ukwe. Umwana ubwo yaje kuza ari muri vakansi, aje araza nyine urumva ntiyagombaga gusubirayo. Noneho naje no kubwira abaganga nise ko yigaga ari we wamurihiraga, yari yarageze segonderi mu mwaka wa 4. Navuga se kari se wamurihiraga, ubu ngubu nzabigenza ne ko atakomeza no kumurihira turi kumwe. Ati cyambere icyo dushaka cyambere ni ubuzima bw'umwana, kwiga ntibirangira, namera neza nawe ukagira uburyo uzamurihira cyangwa se nawe amurihire. Umwana nuko yaje, umwana turabana, nkomeza guhamagara se ndamubwire se nzabana n'umwana utiga kuza impamvu yaje hano ko ari niyi, uharetse umwana agakomeza kwiga. Arambwira ati nawe murihire, nawe uri nyina nawe wamujyanye murihire. Noneho urumva nta bushobozi nari mfite n'ubundi bwo ngo ndarihira uwo mwana. Urumva ndi kurwana na barumuna be, ndimo ndashaka ko babaho barya, ndi mu bwishyu bw'inzu naho amapiriyave nta mapiriyave z'amapiriyave maze guhabwa. Ubwo umwana se mwaraganiriye basi arakubwira nyine abaganga baba bakubwiye ibyo babonye, byibuze afashe umwanya nawe uganiriza umwana wumve se umwana byagenze gute? Umwana naramuganije nyine w'umwana, ni ukuvuga ngo ubuzima abagamo mukase yamwimaga ibiryo. Ntiyari umwana utaha avuye ku ishuri kwa kundi nk'abandi bana ngaza be yabona ibiryo byo kurya. Cyokora abaturanyi babo baramukundaga, bakamufata bakamugaburira, baramukundaga cyane rwose, bakamwitaho. Hari n'abo twaga tuvugana kuri telefone bakampa amakuru ye. Nuko ubwo umwana nyine tumaze kuba hamwe, kwa kugwa hasi byabe mbega nk'ibigabanuka, ariko n'ubu ngubu ntabwo biragenda. Ntiragera kuko bamukubitaga se nko mu mutwe cyangwa ikindi ubundi hohoterwa ninde bamukoreraga? N'ihohoterwa korerwaga n'iryo kubwirwa nabi nyine gutuka. Urumva mukase ntiyamukundaga na gato, hamwe horaga mubwira tuzajye kwa nyoko, ubundi hano hakora iki? Mbega ni ibintu, nibyo bintu urumva byamusubizaga inyuma. Yanatekereza ubuzima mbamo, nk'akenshi ari ubwo yazaga muri vakansi bakamfunga ari muri vakansi, ugasanga arahangayikiye naho hagakomeza n'ubundi cya kibazo kigakura, ikibazo cyo mu mutwe kigakura. Urumva amaze kuza turi kumwe, ise ndamubwira se umwana agomba gukomeza kwiga, ati naho murihire. Abirangira noneho abyanze, umwana agomba kwicara mu rugo. Ubu nawe araje murabanye? Abaraje nyine turabanye. Umwana wa 4 mu rugo? Yego, umwana wa 4 mu rugo. Papa se uwa mbere we? Uwa mbere se urumva yakomeje kumwanga. Nanjye nta makuru ye ntaki. Amakuru ye aba muri Canada. Mbega agiye muri Canada kera umwana afite nk'imyaka 5. Ariko n'umuntu ibyo byose byajya bimbaho, nagiye ntekereza ko ari ntandaro yabyo. Ntekereza uburyo yafasha akantera inda, ntekereza uko nagiye n'abandi baprofitira muri abo ngabo ngo baje kumfasha. Nkumva ndababaye cyane, hamwe najyaga mvuga Mana wambawe rukazampuzana runaka kweri. Nta nubwo ntinya kumuvuga, yitwa Nahimana Sudi n'umuntu wambabaje mu buzima. Hamwe najyaga ngenda nkavuga Mana, hari naho najyaga mpura nawe mbere akiri mu Rwanda, hari ubwo twaga duhura nkamutera amabuye. Numvaga yarambabaje mu mutima ku buryo niyo mutekereje ntanagire n'ikimwaro. Reka nta kimwaro. Njye naravuze niba agiye mu mahanga, urumva agiye Canada, hari ubwo azagira umutima wenda kuba yafasha umwana, wenda abonye amafaranga. Inshuti byakomeje gutyo. Na famiye nakundaga kujyayo wenda n'umwana ngo bamenye, bagakomeza nyine kwa kundi. Nta nubwo wamureze ubyibuka kuko urumva yaraguhohoteye. Nyine urumva mu myuzo ya mbere nkibyara nagerageje kumurega ari mu Biryogo. Bipfa ubusa nyine arirukanka, aratoroka ku musozi arirukanka, bagiye kumufunga. Baramubaje bati uyu mwana ko musa, kuki utamufasha? Ubwo nyine n'imbere nkibyara nsubiye inyuma. Ati rwose mbega atangira no gusa nkaho ngarwaye umutima n'icyo, araturumbuka mu kagari ka Biryogo. Yaraturumbutse arirukanka, azamuka umuhanda yiruka.
yigize umusazi none. nyuma twayaga duhura noneho nkamutera amabuye numva nanjye ndaduhuye naraye ngenda bubwankereyeho wenda nta n'ahantu mfite ho kuba cyane amurwaye inzika bigeraho noneho muri 2018 yaje mu Rwanda aje gukora ubukwe. Ahanje nago nihanganye amakuru narayamenye ko agiye kujya mu murenge sinkubeshya nagiye mu murenge. Nagiye mu murenge ni ku Gitega yasezeraniye yari busezerana ari saa 8. Ndavuge nti kugira ngo nawe basaba bari basi ndarebana nawe n'umugore we bicaye n'imiryango iteranye abone ko mpari na wa mwana yanze none ko ahari. Naragiye amakuru nyamenya nayamenye ko agiye kujya mu murenge saa 8 saa 7 nari ngeze ku murenge. Ninjira mu biro bya Etat Civile nsanga ari na executive ndabaganiriza ndababwira hari umuntu mugiye gusezeranya hano ariko dufitanye ikibazo. Umuntu yitwa nde? Ndababwira yitwa Nahimana Suti. Dufitanye umwana mumufitanye mu buhe buryo? Mbabwira ukuntu yafashe ku ngufu akantera inda nyuma nagerageza kubimubwira akabihakana agakomeza kumpakanira. Ubwo mbibabwiye bati rero n'ubundi ntago waje hano mbere n'ubundi nta kiri bukore ko aza gusezerana. Ndavuga okay nta kibazo gusezerana nanjye ntago mbyanze nta nubwo mbihagarika ariko njye icyo ndashaka basi mu myaka yose ishize tutarebana igihe amperuka niki antera inda none ndashaka ngo twibonane tuganire yongera ambwira ijambo basi ambwire ko umwana atari uwe mbimenye neza dore amaze gukura umwana isura ye iragaragara nawe aragaragara umwana nawe turi kumwe ubwo nari ndi kumwe n'umukobwa wanjye twajyanye. Baravuga bati rero agiye kuza gusezerana ariko n'undi arasezerana. Ni nubwo asezerana ariko ntacyo nanjye basi ndashaka kuza kurebana nawe basi tukavugana. Nshuti nawe mfite igikomere cye pe kuko nibyo byose byagiye bimbaho iyo yenda ntaza kubyara gutyo mfashwe ku ngufu utekereza ko ntekereza ko ubuzima bwanjye bwari kuba bwiza. Ubwo ngumaho isaha ziragera baraza baraparika mu modoka bavamo binjira muri sare bamaze kwicara nanjye naramanutse. Etat Civile nani executive yararimo atangiye kwistara nyine uburyo cyagiye gusezeranya abantu bi nanjye nahise ninjiwe nkubisa amaso n'umuryango we wari waramaze kumenya kuko najyaga kenshi ngira ngo menye amakuru yuko yenda haba hari icyo baganiriza ese nabo ndebe ko ari cyo bamfasha. Shuti nta kintu bamfashaga cyo ko ari umwana akiri muto najyaga nyirakuru ahari yacuruzaga utubajya nawe mu rugo byabo nyine byo gushakisha akampera umwana utubajya akaturya cyangwa se bakanatugaburira nkigendera. Yaje kuza kubona none mpingutse ambonye icyo kiramurenga ntiyatekerezaga ko ubwo bukwe bwe nabumenye. Ndahagera mpageze Etat Civile nani executive aramuhagurutsa aramubwira ati Nahimana Sude ngwino. Arahaguruka araza nyine mu bana araza aramubaza ati uriya mudamu uramuzi n'uriya mwana bari kumwe uramuzi? Agira gutya azunguza urutoki avuga ngo jamais ntago muzi. Sinkubeshye bitewe n'ububabare niki nahise mufata mu makoti nubwo ntago nzi uyu mwana ntawuzi ntunzi umfata ku ngufu umfata amaboko yanjye ukambamba yafashe amaboko icyo gihe ayandyamishaho gutya urumva nta bisoza nyine anteye inda. Ubwo icyo gihe ndamufata mufashe executive na Etat Civile ubona nyine ibintu birahindutse n'abantu muri sale birahinduka tujya muri Etat Civile sasa nubwo baratuganiriza abantu baravuga bati wa mugabo kuno mwana musa wakeme umwana wabundi wafashije umwana aranga nyine urumva byari byamucanze. Icyo gihe barambwira bati rero uyu mugabo ari kwanga kwemera umwana ntago ari kumwemera n'ubundi aracyakomeje ikiriho twebwe turamusezeranya n'umugore we n'ubundi noneho murakorana inyandiko muri aka kanya tugiye kugira inyandiko ivuga ko azafata attestation de mariage ari uko amaze gukoresha DNA tumaze kumenya ko umwana ari uwe cyangwa se atari uwe. Ibyo twese turabyemera.
arandika nanjye twese ubwo baradusinyisha ndavuga n'ibyo ari byo byose ikibazo kirakemutse birarangiye umwana agiye kugira uburenganzira bwe agiye gufata deni bizakemuka nasanga ari uwe amufashe kuko pe sinigeze mushyira umwana utari uwe na n'iyi saha umwana wanjye arakuze akuza kure mu buzima bubi na za nkonje yakubitwaga zaramugarutse ubu amaze gukura ariko n'ubu ni wa muntu ufite ikibazo cy'umutwe ahora ataka umutwe n'ubu tuvugana ararwaye ubwo byaje kurangira ntegereje ngo tuzajya gutanga deni aza kumpamagara arakiri naho ubwo yakoze umurenge ahita akora n'ubukwe birangira duhana umunsi ndabyibuka hari ku wa mbere duhurira sehashika aparika imodoka nanjye ubwo nateze akamoto n'umwana twateze turahahurira abagiye ku muganga aramubwira ati rero uyu mudamu avuga ko umwana bari kumwe ari uwanjye kandi njye simbyemera turaje ngo udufate ADN turebe niba koko umwana ari uwanjye njye mufasha nanjye mve mu gihirahiro nanjye nave mu gihirahiro ariko byumvikana ko amakuru yari ayafite kuko icyo gihe bapimaga ADN hari Kacyiru ashobora kuba yaranjijishije akavuga ati reka mujijishe mujyane hariya n'ibyanga ndaba muyobye nyine n'umuntu bari bukoraneyo ahubwo ati reka mujyaneyo warabona birashoboka ko ariko byari bimeze ubwo rero mu gihe dusohotse kwa muganga yaraparitse imodoka y'imbere asashika natwe ubwo tujya kuryo muhanda turi gutega ubumoto nyine ubundi twahasohotse turi abantu bajyanye Kacyiru kuko ariho twari tumaze kumenya ko ariho bapima muri ako kanya asa nk'utwegera tujye kurira moto arambwira ati Hidaya ati were kurira moto kwanza ati mwere kugenda Kacyiru amasaha arakuze dore isaha twahure hano saa 2 ariyo tuzahurira ejo ndavuga n'ibyo ari byo byose yashyize ubwenge ku gihe aremera umwana nta kibazo ubwo abafashe imodoka barayikase abasubiye ku murenge yageze wese bampamagara nari nyiri kuri cya cyapa cy'imodoka cy'imbere asashika ntegereza imodoka idutahana kurumva icyo gihe nabaga n'ubundi mu Remera ubwo aragiye akihagera barampamagaye baturi hehe ntindahana ati niba utaratega ngo ugende garuka hano ku murenge mpageze barambwira bati rero uyu mugabo Sudi ari kuvuga ko amafaranga yari afite yakoresheje mu bukwe ihangane agende urabona nta akazi afite hano akazi ke kari muri Canada naza aje gufata ibyangombwa bye n'umugore we azaza n'undi afata umwana nawe mugende bafata deni umwana nasanga ari uwamufashe nasanga atari uwe ubwo nawe ufite ibyo uzabazwa ndavuga okay nta kibazo ndabyemera ubwo urumva baraduseze urumva twese turaho nta kibazo abayakije imodoka n'umundi aragiye nanjye n'umukobwa we dufasha tumoto turatashye ubwo nza kumenya amakuru ngo yaragarutse maze kubimenya nahise nsubira handi ku murenge ndabaze se ko runaka yagiye avuga ko nagaruka azaza tugakora ADN afite amakuru ko yagarutse ntabwo mwambwira uko bimeze arambwira ati rero nagaragera hano nahagera tuzaguhamagara urumva mu by'ukuri ntabwo nari guforosa ubuyobozi njye naragiye nawe ndategeza nabwo ibyo byose bazampamagara nanjye ubwo niko nabazaga amakuru rero nza kumenya ko yafashe umugore we buri indege bagiye kugeza na n'ubu ngubu nta gishyika nta kintu n'iki na kimwe kareka kugeza n'ubu ngubu wapi umwana afite imyaka ingahe hazuza imyaka 25 mu kwa gatatu ariko n'umwana wakuranye gikomere none baziye kubana n'umugabo utari se inkonji ntiyatinyaga no gufata sharijeri ngo ayimukubitishe ibyo byose byamugizeho ingaruka ubu ni umukobwa ni mukuru ariko ntashobora no kuba yakinisha gusuka nk'abandi ngo ashyize udusiko nk'utwo ku mutwe reka inkonji zitazihaguruka umutwe ahora arwaye umutwe asifate wanjye kandi hano baracyambwira amakoko ubu papa azanyanga noneho ari yagerageza no kumwandikira kuri Facebook akamuboroka reka ntabwo ibyo byitayeho rwose kandi urumva umuntu uri muri Canada
afite ubushobozi namubwiye se basi niba yarabonye kuki ataje ngo nyine umutima we weze avuga ati kuko uyu muntu bahora bambwira n'uwanjye uwo mutima ntawe afite ADN arebe uwo mutima ntawe afite gusa ntekereza ko ari wabaye imbarutso y'ubuzima bwanjye bwo gukomereka kwanjye gukomeretswa n'abagabo ngera aho mbarirwa abagabo 5 ntarabaye ndango nicuruze yenda nk'abari kumbona ari nk'uwambonye ku muhanda yenda nteze yabivuga nzi neza ko nk'abari kumbona yenda bambona banzi yenda mu misatsi banzi mu kuzunguza imyenda nzi ko nta burara nigeze ngira mu buzima naciyemo ngo wenda ngo ndajya gutega ngo abana banjye barya ariko nateze nacuruje ubuzima njye nashutswe mu rukundo tu narashutswe shukwa kubwo nari mfite abana mvuge nti aramfasha yenda abana bararya ese nanjye ndiyitaho kuko nawe nari mfite unyitaho na n'ubu njye singira umuntu nanabwira ngo basi se wampaye n'igihumbi ko nabuze igikoma cy'abana reka byarakomeje ubwo biba byigiye nyine baragiye n'ubu rwose nta n'amakuru ye nzi wa 5 nawe yaje kuza nk'uko shotinga kabe gasekwa nk'akeza yenda nk'abari kumbona bashobora kuvuga bati uriya se ni ikirara ni iki ni indaya ntago ariko bimeze pe zineze yenda ko hari n'abandi duhuje amateka buri wese wazaga wumvaga ko agiye kuguhoza numvaga ko agiye kumpoza guhindurira ubuzima umva ko abana bagiye kubaho ko buri wese akorega ko kunza abana se mu by'ukuri njye nta bavandimwe ngira pe nta murumuna wanjye ngira nta muvandimwe nta masenge nta n'umwe yenda naba hari n'abakure yenda biwabona mama nabo urabazi reka nta nabonze nese njyewe naje kuba mu mujyi wa Kigali mu 95 nari nkiri muto mu myaka 13 nibwo nabaye muri Kigali ngiye nubwo ibyajya bimbaho byose ibyo byose byambayeho hano muri Kigali yenda byambayeho mbere gato yenda nkiri umwana ntaragira mu mujyi wa Kigali nabyo nyine birukwabyo nabyo ni ibikomere urumva mega ubundi ari ukuntu hari ibintu byinshi umuntu acamo ukabona no kubivuga bura naho hera hari ibyo mba numva mburaho mpera kuko ubundi kuva mu bwana bwanjye nagiye mbona ibintu bimbabaza nagiye mbibona pe nagiye mbibona haje ubupfubyi havaho ubupfubyi hazaho ibyo byose byo gufatwa ku ngufu byo kubeshywa ngo ngiye kugirirwa neza bikanga gusa ashimira abantu bagiye banganiriza nk'abantu benshi twagiye duhura nk'uko ncuruza imyenda nkamuganiza yabaga hafi yanjye akanga ijya nampamagara wese umeze ute abana bameze gute nibyo nawe mfite nk'utwenda bagakunda hari n'abangurira atari uko imyenda bayikunze ari ukugira ngo gusa iminsi yisunike birakomeza nyine birakomeza ibyo bivaho nkomeza ubwo buzima n'ubundi ariko hagupfundikanya ngaho aho mbaye nkishyura inzu bikanga bakanyirukana mu nzu ubwo urumva abana bamaze kuba 4 none muri kubana bamaze kuba 4 urumva n'umukobwa wanjye yarabyaye mfite umwana we bimaze kuba ibindi uwo mukuru umukuru yaje kubyara birakomeje noneho urumva birivanze haza undi nawe rero wa 5 ati rwose ibi bintu bigomba guhinduka ngomba kuguhindurira ubuzima rwose we warahemukiwe rwose Hidaya uko nyine byangendekeye byambayeho gutya na gutya ati rwose ati njyewe ati ngomba kugira icyo nkora hakajyamo utuntu twa hato na hato anyereka nyine ko nta kibazo urumva yafashaga abana batarabe bigeraho noneho nawe antera inda ni ya 5 ayinteye noneho we yankoreye agashya narabimubwiye mbimubwiye ati burya njye ntago mbyara sintera inda oya ati rwose sintera inda nagerageje akenshi biranga simbyara urumva nawe yanyeretse nyine ko yari umuntu mukuru akambwira ko nta mugore agira njye nta mugore mfite sinigeze mbyara sindaba umugabo ntago wanzana ibintu byo kugutera inda rwose kandi rero gusabye ngo mubyara cyane urumva nawe ubwo yaje nka wundi wa 4 binsaba kuko nabonaga nyine hari utuntu wenda ashobora kuba yakora tw'abandi ndavuga
abana bane wenda ngiye kubona umuntu umfasha muri ubu buzima urumva n'umwuzukuru yajemo wa gatanu niho urabigiye yenda kwemera ntawamenya ca none nambwiza ukuri ambwira ati njye ntago mbyara reka nta n'urambwira ko nabyaye nshuti mba mu buzima noneho indahira ingwa nabi biranga ngera mu gihe cyo kubyara nkamuvugisha ati reka ntabwo ibyo bintu bibaho ndabyara ndi kwa muganga Kibagabaga ndamugabo wamfashije ukandihira ibitaro ati ndi ku Gisenyi ati buretse icyo gihe yaranyemereye ati ndakwishyura ndaza kuyohereza amafaranga nta kibazo baransezerera noneho urumva nta kintu nari mfite pe urumva muri amezi 9 haraho nageragezaga mvuge njye kuzunguza urumva nta n'uwari ukimamaga ngo njye kumusuka nta mbaraga nari mfite hari ubwo nyandayandaga ngo njye kuzunguza bikanga bikanga no kwambika uwo mwana byaragoranye cyo kora ngira inshuti nuko kuzunguza hari ubwo nageraga nabona kenda nkakagura ubwo kwa muganga kuhava naho n'umugira neza wanyishyura ibitaro ahari rwose Imana imumugisha narabimubwiye nabwira nabyendi kwa muganga kandi nabuze ubwishyu aranyishyurira yarambwiye ati uko ati byirukankemo usezere njyewe umpe kode nishyure aranyishyura nukuri ahari Imana imumugisha ahari nzi ko nkurikira ari kundeba ahari mwifurije umugisha pe abandi bagiye bamfasha yenda muri ubwo buzima wampaye agasukari uri umubyeyi dore ufite abana mbega umugabo bigeraho noneho ngeraho kwishyura inzu byanze kugabura abana byanze umva sinkora cyo buzima burandya kakana bona gatangiye kujya mu muhondo nibuka ko bapimye abana muri karitsiye umwana wanjye nawe agaragaye mu muhondo ndavuga ntibi ntabyo ngiye gukoresha uko nshoboye kose nshaka no mugabo ahantu ari ndagenda mugeraho iwe none nsanga afite n'umugore n'abana 4 nkumva hego urumva nyishimishijeho afite n'undi ari kubabaza urumva ndagenda ndahageze mpageze nabajije umuntu ise kwa runaka arambwira ati runaka durabamo hano genda nutamusanga urasanga umugore afite umugore afite umugore mpageze koko umugore nasanze anatwite umugore mugeraho ngenda mubwira rero shaka umugabo wawe yararyamye abyuka asanga muri saro ndamubwira nti rero agiye umbwira ko utabyara rimwe umbwira ko kubyara araho yanyemereraga akambwira ati nzagufasha tuzahura nta munsi wahatampaye hanje nta munsi wahatampaye yampaga ku wa mbere ku cyumweru nkavuga nti turi bubonane ndari bumfashe nkamubwiye se ko banyirukanye mu nzu ko ndi gucumbika ati rwose ibyo nta kibazo tuzabirangiza mugezeho noneho nibwo yabonye noneho ko biri seri yabona ko ngeze iwe mbonye ko afite n'urugo ndavuga ni koko nkabaho mu buzima gutya nkagezeraho umwana ajya mu muhondo uri ahangaha wakagize icyo ukora ndamubwira oke ubu noneho harageze ko umwana mukuzaniye nawe basi cyaba ngaba ufite bari kurya nawe aricyo uzajya usangira n'umwana wawe ubwo mba ndivumbe nyine ndasohoka ndagenda ngiye ariko ngenda mvuga ni bari bumpamagare anyinginga yenda amudufaranga mu byukuri niyo yari kumpa n'10 nari kugenda kuko nari kuba mbonye rasiyo nari kugenda icyo gihe rwose ndagiye ndivumbuye ndagiye cyakora nigira inama yo kujya ku munyesi w'ahatuye ndamwegera umudamu ndabimubwira nubwo yabigenze gutya bigenze gutya kubera impamvu izi n'izi yahise amuhamagara araza aramubwira ati se rwose nk'umugabo wubatse nawe udashaka rwaserera wafashije uno mubyeyi dore umwana w'ukuntu ameze dore nawe nari imeze ntengewe nari imeze nk'urunyaruvu bahaye ubuvunderi ko nyanumva abantu bavuga ngo urunyaruvu bahaye ubuvunderi rurahinduka nari imeze nabi mpeka umwana umujishe ntufate akenshi naraburaraga nta n'amashereka yo kumwonsa nta gikoma none urumva n'abana nari mfite niyo nabaga naguze n'irobo y'igikoma ntago bahagaga hari ubwo bakivuga barwana kandi nawe ubwawe uri ugikeneye kugira ngo nyikeneye urumva kandi mfite na wa mwana navanye kwa se
nawe araho n'umwana nkeneye kuba nakansoringa ndamukansoringa atari nawe ubwo utabashe no kwikansoringa ndamukansoringa nanjye ubwanjye byanze ko nanjye ihungabana afite arakaga umugabo nafunze umwuka nyine ubwo urumva ngeze ku munyesi wo ndayimutekerereje umwana aracyariyo umunyesi barambwira ati rero ikiriho mugomba kwegerana nkabunga aramubwira ati wahaye no mubyeyi 30,000 basa akagenda akishyura inzu yenda ko ari mu nzu atirukanwe mu nzu ko yagira n'ahantu ajya cy'abana bakajya mu baturanyi yenda bakabagize imwe bakabagaburira umugabo arabyanga ubwo rero ndavuga inti kankomeze nanjye mwihorere ndeba aho biza kugana ahubwo ukuntu byaje kugenda agiye kuri ribu haragenda bibwira ribu hara kuri Simba Kicukiro n'ubundi barampamagara ubwo nanjye ntabwo nagiye kureba bimaze kugenda gutyo mvuye kuri uwo munyesibo nagiye ku mushuti wanjye utuye Kicukiro hafi aho ndagenda ndabimuganiriza kuko nawe yarabizi ubuzima mbayemo ndabimubwira namubwiye n'umwana musize kwasi nyihicara bahise bampamagara icyo gihe kubera no kutarigenda yari yarafatanye n'umugongo stress yampaye ibiryo birananira urumva no gutekereza umwana wanjye aho hantu musize cyakora arambwira ati rega ati buri ari bumuhamagare ari kwanza ari buguhamagare wowe akwiyungeho yenda agufasha kwishyurira inzu aguha ibigutunga n'umwana wenda abo bandi we ntibamureba arareba yenda umwana mufitanye kribo nibwo bahise bampamagara ndavuga nta kibazo numva ndishimye ndavuga nibyo byose mugiye kudukemurira ikibazo cyananiranye ndagenda ndabitaba bati gute bataye umwana ntago namutaye namuhaye se ntago namutaye rwose namuhaye se bitewe n'impamvu runaka batekereza ukuntu natwise ukuntu yambwiye ko atabyara mbega bayisoza bavuze bati rero umwana ntago yemerewe kujya kwa se ni muto ngo nawe yaramaze kugira umwaka n'igice ati uwo mwana ni mutoya ntago byemewe kwaba kwa se baramubwira ati rero wa mugabo we uyu mudamu agomba kujya gutanga ikirego ku rukiko agomba kujya mu rukiko agatanga igarama mu rukiko ubundi mukaburana byaba ngombwa mugapima DNA ukamenya koko ni umwana ari uwawe bikamenyekana gufasha umwana wawe ndavuga nje nta mafaranga afite pe murayibona icyatumye nzana umwana ni ukubera ubushobozi ntafite n'inzara ni ukuba ntarifite naho kuba noneho banyirukanye mu nzu kandi koko pe niko byari bimeze ntabwo byari byoroshye nari meze nabi yenda hari abanzi muri icyo gihe naho njya kuri ribu bambona uyu munsi yenda bashobora kubona yenda ko hari akantu nikansorinze bakabona ko hari icyahindutseho byageze aho baramubwira bati muha amafaranga agenda agiye gutanga igarama ati ntayo mfite ati amafaranga mbona ni 10 uwo mukobwa ari watwakira aravuga ati se 10,000 urabona nubimuha akajya kubitanga mu igarama ubona ko yaje azanye no umwana kubera ikibazo cy'inzara biragenda gute icyo gihe niba ari 15,000 urumva ko yampa nayo urumva ko yarayampereye mu buyobozi naravuze nta kundi kanya afate ndagenda ubwo ndahahanguramo agafu k'igikoma urabyumva nyine n'umushonje warubonye ibyo kurya ndagenda ubwo navuga nta mwanya afite kujya kurega urumva nabyo byansabaga amatike ndajya kurega ayo matike ndayakura he urumva ayo mafaranga yarampaye kuko ntago nari kuyategamo ngo ngende mu rugo nyahahishiriza abana ese nyishyuremo inzu ntago byari gukunda ubwo nyine naricaye ndavuga tu yabaye nk'abandi nyine ndicara ndatuza ariko nyuma nkajya muvugisha nkajya muhamagara mvuge nenda ari ukuntu umuntu ahinduka yenda yahinduka muvugishije rimwe naje kumuvugisha arambwira ngo mva ngo uwo mwana ngo uzamurere ngo azakura nk'uko abandi bakuze ngo nakura azanshaka ndamubwira rero uko kugushaka uba gukeneye uba ari mutoya akeneye ko umufasha ubu umufasha tumurere basaza umwana mwiza azanagushaka ari umwana ufite igikuriro ari umwana akuze neza ave muri ubu buzima bwo kujya mu muhondo ave mu buzima bwo kuba yagira muri etape yo kurwara bwaki
umva birangira byanze neza akajya nderega nabwo akampa umunsi ugahinduka bigahinduka ngira aho ngaho mubara nk'udahari kugeza na n'ubu ngubu kugeza na n'ubu umwana ntumbwire ko yamubonye icyo gihe wamumpuzaniraga n'icyo gihe gusa n'icyo gihe gusa mubo yifuza kureba nyirango ntabamo rwose ubu aricaye arategereje ngo umugabo ngo umwana azakura umuntu w'umugabo ngo azakura mu myaka 3 urumva gusa niyo amfasha akabasha kurira umwana ishuri n'ubu naje kugerageza kumushyira mu ishuri aho mushyize biranga birananira kari materineri n'akana kazi ubwenge nagakurikira ariko n'ubu nishyuye igihembwe cya mbere nishyuye igice andi kwatanga birananira ubu tugeze mu gihembwe cya kabiri ntayo mbona ntanga hamwe ubu tuvugana noneho uyu munsi bavuze ko kuva ku wa mbere atazasubira ku ishuri tutaragera none se mbanza basumbwire wabashije kuba wowe ubwawe washaka ukuntu mu mutwe ibyo bintu byose byakubayeho wicara ukabanza ugashaka umuntu uganiriza kugira ngo buri kuganira ibintu bigenda bishira kugira ngo ubashe kuba ukomeye nk'uko ndi kukubona ngira abantu bakunda kunganiriza kenshi nk'iyo yenda nicaranye nk'umudamu ndimo musuka hari ubwo muganirizaho akankomeza akambwira ati abantu bazakura nta kibazo kandi nawe ukomere wumve ko ufite imbaraga ndanabikunda pe ndabikunda gukora mba numva ngize ubushobozi nanacuruza amamenshi nkanasuka ubuzima bugahinduka n'abana banjye nkabigisha umwuga wanjye kuko nabo baba bambwira ati natwe tuzasuka nabo bato mfite baba bambwira ati nk'ufite 6 ariwe mwana wanjye wa 4 ajya nko ku rugi agafata nk'akadoda akazirika kambwira ati nanjye nzasuka tubashe kubaho ati none se ko papa yanyanze arabizi ko papa yamwanze gusa ariko nkamubwinisha nukura papa azagukunda uba ari primaire nyine mu wa mbere aragenda akajya ku ishuri akaza nzaniye uturabo akambwira ati mama ninkura cyane niga nkaba umukire nzajya nkugura indabo nziza kandi papa wanyanze nimpura nawe ashaje nta kintu nzamuha nkamubwira mwana wanjye uzamuhe n'uzaba ufite icyo umurusha wumve ngo n'umwana wiga bishaka ariko rimwe na rimwe arubwo agenda nakubiswa akagenda ashonje ahubwo agenda ujya ku ishuri hari ibiryo ku ishuri ugenda urya ntabwo nusanga bamaze no kurya ugenda ujya muri kwizine baguhe wirire agira peta akunda kurya akunda kwirira ariko niyo ntabifite pe abana banjye barihangana nako gato yari ubwo babyuka bose akambwira nta biryo ntabwo yamwihangane nta byabonetse nta kazi nabonye uyu munsi ubwo urumva kuzunguza nabyo bagiye banyambura kenshi bafungangira aho ngaho noneho na cya gishoro nto biranga ubwo rero profita nk'icyo kiraka hari umushuti wanjye tujya dukorana niwe ukunda kugira abakiriya cyane iyo abonye kiraka arampamagara ati ngwino tugende tukagenda niba ari 20,000 dukoreye ubwo turagabana 10 undi rindi urabyumva no kugenda nkahahira abana bavuga ni batarwara bwaki batagira gute kandi no muri abo bana banjye afite kwa gutekereza nanjye abafashe ndi imfubyi bakangirira neza hari umwana naje kubona nawe ari umwana mutoya akora akazi ko mu rugo atagashoye baramwirukana bamwirukanya azi wanjye mwana ndamufite turabana nyita mama mbega ariko afite mama we nawe yanganije ambwira ko mama we nawe yababyaye nk'uko nanjye nabyaye ubu ngubu n'abana 7 ibyo byose rero uvuze bitwinjije mu gice gisa nkaho kiri gusoza ugiye gutubwira noneho ubu mubayeho gute ese abo bana bariga barababashije kwiga ese imibereho imeze gute nyine mubayeho gute kugera ubu ngubu ni ukuvuga ngo nko muri abo bana bose ndi kumwe nabo abana biga ni 2 harigo imyaka 6 ari umwana wanjye wa 4 hakiga n'umwana wa 5 mutoya ariko nawe ubu ngubu ndabara ko agiye kwicara nta kwiga mbona nta kwiga guhari kandi muri iyo myaka 3 yenda primaire yishyura makeya ariko ntago bamwemera bivuze ngo nawe ubwo agiye kwicara mu rugo urumva
kandi n'uwo mwuzukuru wanjye nawe mutoya nawe n'uwa materineri nta bushobozi nagize bwo kumujyanamo. Urumva nabuze ubwishyu bwishyura uwo nguwo mutoya mfite bose. Urumva nanze kujya kurusha umudiregitrice ubafite. Ndavuga nti rero yenda Imana nimfasha ubutaha aziga. Na nyina nta bushobozi afite, nyina nawe nta mibereho ntayo nawe nyine ubu kurya biba bimeze kurya nyine ni karate. Ubwo iyo ngize amahirwe mbona ikiraka cyo gusuka nshuti nkikora nshishikaye bikora nshishikaye. Iyo nkiriho ndasuka nkavuga nti ntacyo nimpavana ibyo kurya abana ubuzima burakomeza. Ubu biri kungora noneho cyane ibi bihe nta biraka. Niba ari yenda ari naho nagiye gutura abantu batananzi batanyibonamo bataza ku kazi nkora biragoye kubona ikiraka. Nshobora kubona ikiraka yenda nk'uyu munsi nkamara nk'icyumweru cyangwa yenda nkaba namara nk'iminsi 5. Urumva rero nakore bya 10,000 ni ukugenda nguramo utunini turi aho nkakora kantu kose baharavamo igikoma havemo udukara havemo noneho nyine inzu ubu turi no guserera. Ubu mweretse message amaze kunyoherereza anyaka amafaranga usamba mubwira nzayabona nyategereje ni kwa kundi mvuga nenda ashobora kubona ikiraka mbasenga Imana mvuga Mana afasha yana mbona kiraza nacyo kigakubitana no mu rugo ko nta gihari cyane pe ukabona ntiwakwishyura inzu abana babura cyane kenshi baburara pe ni kenshi baburara. Hari ubwo noneho njyewe ubu maze nk'iminsi ndyama gusinzira bikananira ndebe se nyirinzu ari kunyaka amafaranga kandi koko yubatse inzu ye nawe kugira ngo igire ikimumarira. Nkavuga se Mana wamfashije ko wanyigishije umwuga w'amaboko nkabasha kuwukoresha ntasabirije. Ese abana banjye bazajye gusabiriza ko mfite abana b'abakobwa bazicuruze kuko nabuze icyo mbaha. Nicyo gituma kenshi ngwa muri izo manka zo kwishyura inzu. Avuga imbagaburire kuri iki gihe ari umwana mutarahohoterwa arahohoterwa. Hari n'ugeze abigerageza ku mwana wanjye w'imyaka 6 ariko yabigerageje nk'umurundi urashakaga kwangiza. Urumva rero birashoboka ko noneho hari n'uwamuhirindazi nk'ahantu tuba dukodesha ari ubugeto bw'abasore aho kana kajyayo yagandatu bibaho cyane. Se ntabwo bibaho ntabwo buhamya twumva buri munsi bw'abana byabayeho ariko ntabwo byabaye bashya wawe ntabwo byabaye ariko hari uwigeze abigerageza abigerageza icyo gihe nari nagiye kuzunguza ari umwana w'imyaka nka 16. Umwana ndatara bimbwira ibyabaye cyo kora birakurikiranwa na RIB yabyinjemo aramfashije. Numvaga afite impungenge z'uko wenda yaba aramwangije ariko byaje gukemuka umwana ameze neza ntanga n'imbabazi uwo mwana baramufungura. Ariko urumva nyine nawe ni igikomerwa cyamwinjiyemo. Gusamba ndwana no gukunda abana banjye nkabaganiriza mu rugo niyo twabuze ibyo kurya ndabyabuze mbona nta rasiyo nabonye kuko nahandi hano mba ndi buyikure sha tujya mu rugo tukabyina. Ushaka gusanga murari mu rugo umva twigira mu rugo tukabyina abana nyine ubwo bakidagadura ariko nyine ka kantu karimo abayura nkabwe ni muhumurerega Imana iraza gukora. Noneho byanyigishije no kumenya Yesu ko abaho. Ikibaye ndavuga Yesu nzi kubizi abana nkabwini nimukunda Yesu abizende ko bari bumbone babishidikanyeho ati uriya hano umusiramu nka bene wacu wenda bo mu madini mu idini rya Isilamu aravuga ati yabaye mu rutadini ko bamwita nyine umuntu uvuye mu idini. Uwavuga wese icyo ashaka nzi neza ko kumenya Yesu ntago ari igisebo. Kuko nyine nakomeje no kumva bavuga ngo nawe uzajya kwa data ntamujyanye. Nanjye rero muri uko kuba muri ubwo buzima nzi ko nanjye data azanyakira nzi ko azantabara mu gihe kizaba ngombwa azantabara ntago nihebye. Ntakwiheba mfite gusa mbasaba Imana ngo impe imbaraga nkomeze indinde uburwayi uko ngana uko mpagaze muri ibyo byose naciye mushima Imana ko ntawigeze anyanduza sida ndi muzima. Ubuzima burakomeza ntawe n'ubwo abantu bose ariko ari abahemu yego nahuye nabo
ariko n'undi yenda waba ari kumbona ashaka kuvuga ati abantu ni babi, ntabwo bose ari babi. Nyuma y'ibenda hari ubwo sinzi yenda hari umusaza waza mbona mu bukecuru ngezemo akavuga ati se wa mukecuru we ntawamenya, urumva. Gusa nyine ngagira icyo usaba rero abakunzi bacu, gusa nyine icyo nsaba ubufasha ukeneye. ubufasha bwo ndabukeneye, urumva. Ku muntu waba akorwa ku mutima n'ubwo buzima ndimo, yenda aro byarabayeho Imana nyuma ikamugirira neza, nawe mu icyo yaba afite yamfasha. Kuko urumva nk'ubu ikintu kiri kumpangayikisha, mpangayikishijwe no kuba ndi mu nzu itishyuye. Ndi mu nzu itishyuye, nyiri inzu we noneho niyo ntetse aravuga ati se ko watetse kuki utanyishyura? Muri munsi turabana mu gipangu, noneho buri munsi anyoreza mesaje, ubwo mba nkwepana ko mpura nawe. Hari ubwo mba mbaza abana ese Rajabu yagiye ntawe uhari ntawe uhari. Maze hari n'ubwo ngira ikibazo nkumva ntanarara mu rugo, nkavuga noneho nambona sindi bumukire. Ariko nkavuga nti nshobora kubona uturakenda tugakubita tukisukiranya nkigomwa, yenda abana niyo nabasoromera mutibikane nkabasoromera nkabashakira ubugari ariko nkamwishyura. Nshuti birampangayikishe ku buryo maze iminsi ndyama noneho sinsinziye. Ndaryama nahumiriza buriya kubura aho ukinga umusabira agatsinda. Hari ubwo nterera hejuru akambwira inzu yanjye nayubatse gutya na gutya, nkavuga ni ukuri. Hari aho yigeze ansarana nawe ari si we aba yayubatse agira ngo igire nawe afite umuryango atunze, kandi abavuga ati nimbona ayo mafaranga ndakemura nanjye utubazo twanjye. Ndamubwira rero rwose sinkuveba pe, ariko mbabarira nta mafaranga afite ubu, mfasha gusenga nawe nk'umuntu ubona n'ubundi wenda ucumbikiye, nta kintu ufite nagurisha ngo nkiguye. Ubu se ndatera uramukeka nicaraho nkuzinga nawe ntushinga ntufatika, ndaguha iki? Ihangane, urabizi ko ndi umunyamwuga, nindamuka mbonye uburyo nzakwishyura, ariko ntago abyizera. Ubu noneho kubera n'iminsi ishize aravuga ati ntibigikunze ntayama. Ubu aranyoreza mesaje no kuzisubiza bikananira. Ndazifite mesaje se, urumva. Ahambwira ati se wibagiwe kuba mu nzu yanjye? Nkavuga ni rwose kanceceka nese namusubiza iki? Wicyo ashaka ni amafaranga ye, kandi nta n'ibiraka ndi kubona. Gusa nkumbona unziho ko ndi umunyamwuga pe, yampa inkunga basi yo kujya bampa ibiraka nkabasuka, urumva. Yenda nkagera kuri level nabasha no gucuruza izo meshi, urumva. Yenda najya nunguka n'ubwo buzerezi bwo kuzunguza bugashira pe. Nk'ubu nabuze igishoro pe, nk'ubu nyibonye sinkubeshye najya mu muhanda, nka n'ubundi kujyayo ni kwa kunyambura nka vetera. Maze iminsi mba ndi mu rugo nese kujya ugira ngo si ubwo buzima bwo kuvuga se abana banjye ni ukwishora, kuko n'ubundi kugira ngo nishore mu buraya. Hari abagore benshi babaye abasinzi birirwa bandavura, ugasanga ari mu kabara abyina, mu kabara abyinira abatari bumushime. Wa wundi usinda ugasanga umugiyeho ntamuzi. Njye mfite amahirwe y'uko banabyaranye nabo mbazi, twabaga twanaganire, ntawe ngura inzoga ngo wasindishije, sinahuraga nabo mu kabari. Oya wakomeje no kwihagararaho. Nakomeje kwihagarara, noneho nanatinya kuvuga ese Mana yanjye ndamutse nanduye, urumva. N'ubwo buzima nabwo gushuka yenda ngo twakundanye, nabanzaga kuvuga twipimisha menya aho mpagaze basi, ejo ntazagira uwo muruho ngo ngire n'umuruho wa sida. Mpagaze gutya nshima Imana ko yakomeje kundinda pe. Nagombaga kuba nakandura bwa mbere fatwa ku ngufu, cyangwa se nkanandura muri icyo gihe nashukaga ngo baje kumfasha ngo kurera abana. Urumva iyo umuntu afite abana bangana gutya bavuga ati se ubundi buriya yabagaburira gute? Ati buriya muterese nkama n'igihumbi yampa. Ariko ntabwo ari bwo buzima. N'abafata imyanzuro yenda n'abahura n'icyo kibazo bagafata imyanzuro yo kumva ko bakicuruza, ntabwo ari wo muti pe. Urashikama gusa shima Imana yanyeretse umwuga wo gukora, nkabasha gukoresha intoki zanjye. Rwose mbase Imana ngo
naguke mbona abakiriya mbashe kuba yenda nawushyira n'akantu ahantu ko gukora ncuruza izo menshi nicara aho nsukira na nicururize maze no gukura ndi gukura nuko kwirwa nirukanka mu muhanda nirukankana na polisi bamfashe bamfunze nta nubwo nifuza gukora akazi ko guhangana na leta pe kuko nihangana nshuti yanjye hakuzi kumva ko umuntu yaza akagufata hari ubwo bigeze bamfashe ngo hasi ndahwera ndabyuka ku gisimenti hari abaganga b'inshuti zanjye bahari bafite ivuriro ryitwa Mpore ni abantu bankunda cyane nzi ko banambona baramfashe barampisha mu cyumba njya ku gitanda cy'abarwayi baje bampiga bati Knowless ari nakuye ko banyise Knowless ntangiye gucuruza imyenda Knowless ari hehe uhungiye aha bati reka nta muntu wigeze agera banyorosha amashuka y'abarwayi ubwo urumva bihosheje narahavuye n'ubu niyo ndanguye utwenda niho hantu mpita njya kuri Mpore ngo bangurire bakangura bati Knowless wacu rwose ni iki n'icyumva gusa mfite icyizere cyo ubuzima buzagenda neza abana banjye bazakura hari ubwo bazaba abayobozi hari ubwo bazabamo ibintu nanjye ntazi ndabasengera muri ubwo buzima aho ikintu mbasa Imana imbaraga cyane ni nayo ntego yanjye y'uyu mwaka Imana ijya imfasha impetike ibitunga abana banjye kuba nakishyura inzu mbona itike none izajya njyana guteranira abandi bateranye njye gusenga numva ari ibintu usa Imana kandi nibinkundira numva nzaruhuka kuko njye nkunda kureba nk'ubuhamya kuri benshi bavuga bati twaciye mu buzima ubu n'ubu n'iki kuko pe anje naciye mu bintu byinshi pe muri iyo miryango nkubwira nabayemo hari aho nabaye inzoka ikagiza ku buriri bwanjye ikizinga nk'ingata sinemere kuhava nta buryo afite bwo kuhava nta mfite njya yarizingaga nk'ingata nkavuga ni dore inzoka rimwe naravuze dore inzoka barambwira ati reka ikora akazi kayo nirangiza irigendera kambivugaho kuko ni ibintu byambayeho ese iyo nzoka yazaga gukora iki iyo nzoka nyine nkimara kuyibona nayibonye ku buriri icyo gihe nararaga n'umukobwa wabo mu cyumba none inzoka nyibonye ku buriri ndavuga ni dore inzoka nyine kwa kuntu ubona ikintu kidasanzwe urumva nk'inzoka ukibona urataka ndataka ndatabaza ni dore inzoka ni bibi we ni dore inzoka bibi nyine ubwo n'umukecuru aho ngaho nabaga arambwira ati reka ikora akazi kayo nirangiza irigendera ndavuga inzoka ikora akahe kazi ariko akaba ari umuntu avura nyine bisanzwe ngo bavurishaga amagini umva ni mu bayisilamu ndabivuga nk'umuntu n'ubundi navukiye mu idini rya Isilamu njye nasanze papa na mama ari abayisilamu nkura muri ubwo buzima n'ubundi mbona ko ndi umuyisilamu ariko mu by'ukuri ibyo byose nagiye mbona uko kubona ngo inzoka ikora akazi kayo nirangiza irigendera noneho byatumye uko nagendaga nsitaraguringa muri ubwo buzima bwose n'iki ngenda ntekereze se ya nzoka yo buriya biriya bintu mu idini mu bayisilamu bimeze gute ntangira kujya ngenda noneho numva ngo ese ko ntawe uzajya kwa data ntamujyanye ari Yesu wabivuze none n'abantu b'inshuti zanjye bakunda kumbwira bati wazakijijwe wazakire Yesu nk'umwami n'umukiza ese nkumva nyine bidakunda kwa kundi ko gutsimbarara ku idini ryacu nkumva nyine bitaza igihe kimwe ndabyibuka umwana wanjye mukuru rero aza kumbwira ati ma yaje kubona hari igihe byabaye muri Kenya abayisilamu bitandukanye n'abakristo umwana yabikurikiye kuri televiziyo abona ukuntu abakristo bapfuye aravuga ati ma kubera iki abayisilamu batapfuye hagapfa abakristo arambwira ati mati njye sinzigera mba umusilamu ati n'ukuntu noneho papa yanyanze akanyanga ari umusilamu ntabwo nzongera kuba umusilamu ubwo ibyo bintu byose nyuma y'ibyo byose nyine nagiye mbitekereza ni byinshi pe ariko ari ibyankoze ku mutima numva ko harimo ikintu nanjye ntibaze senda iyo nzoka ninjye yagendagaho n'iki niho naje kuvuga rero aho ntuye mu Gisasa naje guturana n'umupasiteri
yitwa Tomasi. Iwe hakajya abantu bajya gusengerayo. Nibuka ko Asfati wanjye ifura yanjye yagiyeyo. Arambwira ati mati wazaje, ati tukajyana kwa pasiteri ukajya gusenga. Naje kujyayo kuko ndagenda ndasengera, ndaje niho navuze, ariko ubundi ubu abantu bose bavuga Yesu nuko arinjije. Ko mbona benshi ari abanyabwenge bamwemera, kuki njye ntamwemera. Ntangira no kujya njya gusenga, ariko urusengero rwe bararufunze. Mu kurufunga ndavuga nuko byagenda kose ntago bizatuma namwemera. Ubwo niyo nkwe n'ibyo bigeragezo, ndihera nkajya mu nzu nkabwira abana bana banjye tubwire Yesu. Noneho akana kanjye gato ka Feza gakunda Yesu kubi. Ye baba we, uziko twayaga tujya mu rusengero tugiye gusenga akabyina, ajya muri we yajyaga imbere muri korali. Yajyaga imbere muri korali mu myaka y'ibiri muke, nuba bambwira ma nkumbuye gusenga. Nkabwa mwana wanjye humura tuzajyayo. Ubu numva mfite umuhamagaro kuvuga ngo ninjiremo neza ntabyo kwisha. Nubundi ntawe untunze muri abo bene wacu ngo n'abayisilamu, ntawe uzi uko mbayeho, mbayeho ku bwanjye, mbayeho uko Imana ibishaka. Numva saba imbaraga zo gusenga cyane, Imana ikagira ibyo impindurira. Numva afite icyizere pe. Hari umubabaro umfata nkahungabana, nkumva ndababaye, nkavuga Mana we, abana banjye hari ubwo bazi rero ko ndira. Isheja n'unyegera umwana wanjye wa 4 imyaka 6 kambwira ma uri kurira, akaza kampanagura akafata kamama wirira ninkura nzakubeshaho neza uzaba umukire. Nuko ubwo mba numva afite icyizere, numva ko ubuzima buzaza, numva ko bizagenda neza. Bagira icyo tubwira rero turi gusoza. Ikintu mbabwira nuko ngo ukize indwara arayirata. Kuri ibyo ngibyo ni kuvuga byagiye bimbaho na n'ubu ngubu, numva ari byo byagiye binkurikirana. Na n'ubu ndi umuntu utari kubasha kugabura abana ngo barye bahage. Nshobora gukora ibyo 10,000 nkabagabura yenda iminsi 2, nabwo urabyumva nk'umuntu uhaha kuri iri soko riri hanze aha arabizi. Kugabura abo bana kugira ngo havemo ibitunga umubiri, ibibubaka ntabwo ari ibintu byoroshye. Ishuri nk'umwana wanjye muto yagiye kwicara, urumva umwarimu yarihanganye, directrice yarihanganye, kandi Imana imumugisha pe yarihanganye. Nagiye mubwiye ni buretse nshakishe ngeraho noneho mvuge se ubu ndavuga iki. Ubu nta kintu nkivuga no kohereza umwana muhereze umukuru wabo nkambwe ntimujyane ku ishuri, cyangwa se batamujyanye nkamakakana kanjye nanjye nirereye nkuko nanjye narezwe ka Korodina kanya nkabwe ni jyana Feza. Noneho yambwiye ati ma tuzi byabaye, ati ntabwo kwambera ziga. Urumva kandi bafite rezo. Ni ukuri ku muntu mbona wabasha kumfasha, wamfasha wenda nko mu gusuka kambona nk'umubanzi nsuka. Hari abantu wenda batakimbona nk'ababasha kumbona, bongere bangirira icyizere n'ubundi ndacyabibasha gusuka. Abafite amasaro baguha akazi, abafite saro bampa akazi, babona umukira akampamagara tugakorana. Ndasuka ibijyanye n'amarasta kandi mbisuka mbikunze pe, ndabikunda kuko nk'iyo mbikoze mbasha kugabura abana banjye, nanjye ubwanjye nkiyitaho simbashe kwandavura, simpure n'ibintu binshuka ngo binjyane muri ubwo businzi, binjyane mu rukozasoni. Ntabyo nshaka mu izina rya Yesu. Na Yesu neme yafashe kandi ubasha kuba yagira icyo akora pe. Igikuri ku mutima, ikigufataho ku byanjye wamfasha. Hari benshi wenda bageze mu byo naciyemo birenze, kandi Imana yabagire neza pe. Uwo yarokoye ikamufasha akabasha gutunga umuryango we, ikabasha kumufasha ntandavure, nanjye amfashe mu bushobozi afite. N'ukuri sinandagare. Yego abantu bayifata ukundi, hari uvuga ati se uriya yagiye ku itangazamakuru, itangazamakuru ntabwo ari uko nishimye, ariko mu by'ukuri yenda hari uwo nshobora kuganiriza mubwira se
hari yenda nk'uwashukwa nkanjye bitewe wenda n'abana afite akavuga ati yenda nanjye hari uri kuba ari kumbwira ati yenda reka nanjye yenda mubyarira undi yamfashe ntabwo ari byo. Ibyo byambayeho byarankomerekeje nanjye sinifuza byakomerekeza. Oya, umuntu bikomerekeje rwose arabubabara, nk'ubu narababaye, ntawe mbyifuriza pe. Ubasha kuba yabasha kugira icyo akora yenda nk'uko nanjye mbasha kuba napfundika imisatsi n'ubwo wenda nta bakiriya benshi ifite, ariko nawe yagira ikindi yabasha gukora akagikora akabaho. Ntabwo ubuzima burangira kuko numva ngiye mfite icyizere yuko nzabaho neza cyane mfa kuba ubyizera kandi ndizera cyane pe. Kandi nk'uko Yesu yakijije benshi nanjye ze kuki yatangiza cyane, reka ngewe burangiye kumugira inshuti yanjye cyane birenze ahubwo byose arabishoboye biri ku mugaragaro, nta n'icyo adashoboye. Kuko benshi mbona batanga ubuhamya, hari n'insengero nagiye njyamo nkumva ubuhamya akishe n'ubwo nkurikira usanga arabo Imana yahinduriye ubuzima cyane. Numva mfite icyizere, ndagifite ku buryo numva mbitsimbara yuko bizagenda neza.